ariko Imana ije gukinga isengero kandi yambwiye ngo noneho ninzi kinga urufunguzo ndarwibikira. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga bya intambara ziri ku isi na survival y'igihugu. Tugabanya akavuyo, tugabanya urusaku, dutuze, dushyira umutima hamwe, twe gutekereza ngo isengero kuki zafunzwe, wibaza kuri uyu mubyeyi ngarazifunze. No, ntabwo ariko biri, kuko ikiriho ngiki, uyu muhanuzi Riziki Chantal yarabihanuye ibi biri kuba. Yahanuye ubuhanuzi muri 2019 arabuhanura mu gihe bafungaga isengero mu gihe cya covid, naho tuzazifunga igihe habagaho covid, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo. Fite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Nta kabuza mushumba, ariko nta nubwo umushumba uri igishumba nimushake munance kangahe, ni ukuri nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho. Naho ya rwose nta rupasiteri, umupasiteri muzima ntasambana, igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina mushaka nandi munyita, nta muhanuzi wo gusambana. Uyu mukobwa yahanuye mu mwaka wa 2019 mu gihe cya covid, ahanura ubuhanuzi bukomeye, avuga gufungwa kw'isengero. Umurabyibuka ubwo bafunga isengero ariko nyuma yaho bagashyiramo dohore, nibwo yitagana avuga ngo insengero barazifunze murarira. Aravuga ngo noneho bagiye kuzifunga, Imana igiye gufunga, nimara kuzifunga imfunguzo ari izibika, iravanga izasigaza urusengero rumwe, iravanga izasigaza urusengero urwo ngurwo nta muntu uwo ari we wese uzarugeraho. Imana ishimwe. Uru rusengero ni urusengero rwo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo insengero zirebeshwa amaso y'umubiri zirafunze, zishobora gufungwa, ariko urwo ngurwo rwo abari mu buryo bw'umwuka nibo bazajya barujyamo. Aho babandi bagendaga aho ngaho babura ibyo ngibyo byo biragira birafungwa da, birafungwa ni ukuri. Ariko hakenewe icyo ahubwo niki kiri buze gukorwa. Ariko Imana ije gukinga isengero kandi yambwiye ngo noneho ninzi kinga urufunguzo ndarwibikira. Fite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Nta kabuza mushumba. Uyu muhanuzi Riziki Chantal yarabihanuye ibi biri kuba. Yahanuye ubuhanuzi muri 2019 arabuhanura mu gihe bafungaga isengero mu gihe cya covid, igihe habagaho covid. Yarahanuye uyu mukobwa ndamwemera, yarahanuye aravanga insengero zigiye gufungwa. Noneho ibi byo mwivugishaga ngo barazifunze, aravuga ngo zigiye gufungwa kandi imfunguruzo n'Imana izazibika. Rero ntabwo turi buze kubeshyera nyakubahwa wacu Paul Kagame ngo yafunze insengero, kuko zafunzwe n'Imana. Ibyaha biri kubera mu nsengero, amabi yaberaga mu nsengero, nibyo byaziniye umutima w'Imana bituma itekereza ko ziri bufungwe. Kandi ibyo yavuze byose mu byitegereze muzabibona, ibi birakurikirwa n'inzara iteye ubwoba, inzara itarakabaho. Ahubwo muze twongere dusubire ku mavi, ducure umuborogo turire, twinginga Imana ari iduhuhiramo, kubera yuko ibyahanuwe n'uyu muhanuzi Riziki Chantal byose bigiye gusora, kandi muzabibona kandi ku mugaragaro. Kandi reka mbabwire, uyu ni umuhanuzi w'Imana. Reka mbabwire, tureke njyewe iby'Imana yanyeretse, tureke nawe ibyo wabonye. Reka nkubwire impamvu yari umuhanuzi w'Imana. Riziki Chantal murabizi ahanurira iriya Kadaraki,
agahanura indaya zose zikumirwa kadaraka kanya igashya igakongoka. Uyu ni umuhanuzi w'Imana. Rero abahanga mu gucukumbura, njye nacukumbuye abahanuzi bagiye bahanura, nsanga uyu nguyu ari umuhanuzi dufite kandi w'igihugu ukomeye. Hanyuma turasabwa iki? Umuti nuwe mwanzuro. Niki turi bukore? Nuko twongera tugasenga, tugacira bugufi Imana, tukavuga ngo twagucumuye, twemeye ibyaha byacu, hanyuma Imana nikinze kandi nayo izakingura. Twemere ko twakiraniwe. Ibintu niba nyine perezida yarabirebye bikamutera umujinya, bikamutera agahinda, ni Imana nyine yamukoresheje, bigenze gutya zirafunzwe. Ariko niduca bugufi tukongera tukemera ibyo twagiye dukora muri iyo nsengero bidakwiriye, umuntu agasambana akaririmba, umuntu akajya kwiba akagambanira mugenzi we, akaza akabwiriza, abapasiteri bakagambanira bakajya kwicana, ntabwo bishoka. Umwicanyi ni gute yicara ku ruhimbi? Ubundi kuva kera iyo umutambyi yajyaga gutamba yasaba kubanza kwitambira, hanyuma akajya gutambira abandi. Iyo wagendaga ku rutambiro wagendaga wambaye umunyururu n'inzogera, hanyuma wajya gutamba ujyanye ibyaha ukagwa ku rutambiro, bakumva inzogera itakiri kuvuga bagakwega wa munyururu, bakagukurura akagukurayo. Waba ukiri muzima ugakandagira bivuze ngo ndacyari muzima, ntabwo naguye ku rutambiro. None abantu basigaye batinyuka bakajya ku rutambiro n'ibyaha. Rero kugwaho n'ibigikunda kubera ko twabonye Kristo yaducunguyeyo kabyara, niwe mutambyi muzima tunasigaranye. Abandi bose mu muragenda mubivanga. Ariko ntabwo mwigenda ngo mufate ibyaha, ubusinzi, ubusambanyi, ubujuru, ubwibone mu byinjirane ku rutambiro. Murashira nyine, murapfa, murashira, murarangira. Nimurangiza mutera induru ngo byagenze gute Excellency, ngo naraduye muki. Oya, ibi yari gukora ni ibyahanuwe. Yarabirebye nawe byaramubabaje nyine, byaramubabaje kandi byababaje n'Imana. Rero ni intwaro y'Imana ikoresha. Nta kundi niko bigomba kugenda, ahubwo duce bugufi, twihane, twature, turire, tuboroge, ducure umuborogo. Nineve bamaze kumva ko hasigaye amajoro 40 n'iminsi 40, umugabo w'Nineve ukarimbuka, bafashe umwanzuro, bafata iminsi 3, biyiriza ubusa, bambara ibigunira, kurya no kunywa barabihagarika, n'umwamaca bugufi, hanyuma Imana yisubiraho. Rero niba tubonye gukingwa kw'insengero, niki turi bukore noneho kugira ngo sase nzara yahanuye nayihagarare? Nuko turi usenge, tukiriza ubusa, tukaba imbere y'Imana, tukagarukira Imana, kuko Bibiliya avuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Nimungarukira nanjye nzabagarukira. Mureke tugarukira Imana, nayo izatugarukira. Bitabaye ibyo turashize. Fita ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo, aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Nta kabuza mushumba, ariko nta nubwo umushumba uri igishumba, nimushake munance kangahe, ni ukuri nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho. Nawe ya rwose nta rupasiteri, umupasiteri muzima ntasambana. Igisambana bari igipasiteri, nubwo banyita amazina mushaka n'andi munyita. Nta muhanuzi wo gusambana. None benshi mufite abana, nta n'imbaraga mufite zo kubisobanura abagore mwashatse. Ye baba we, yemwe baririmbyi kazi, ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni, harimo abahetse abana bataraba abagabo. Ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye, bitumye Imana iza nk'igisiga igwiriye urusengero kubw'ubwo busambanyi. Abenshi mwakuyemo inda, bari kwiyita abakobwa, muri abicanyi, muri indaya. Imana ije nk'igisiga igwiriye urusengero. Wewe uraje uvuye iyo ngiyo, ntago tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora paruwasi. Uri umujya, muri umukoboyi, uri umuniga, nawe ubwawe urabizi. No wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora. None ngo uri umushumba, uri umushumba wa yahe matungo? Aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka, na matungo ni ingurube, ni ihene, aho Imana ije kubikurikirana. Umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira nijoro, igiti Imana itateye cyose ije kukirimbura. Bimitse abatambyi
ntabizi n'ibiyimikira bashyiraho ibikomangoma. Imana atariyo yabikoze, ariko Imana ije gukinga isengero. Kandi yambwiye ngo noneho ninzi ikinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Kubw'ibyo mwishe isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'Imana. Bapasiteri muribuka murahira Imana babimikisha amavuta yuko mutazanywa n'ibihembo, aho bazabashyira hose nta rubanza. None se ubu niko biri? Ubu biracyarukuragira umukumbi cyangwa muri bije z'amafaranga? Muraha abadiyakoni mwagiye muhangara gufata abahanuzi b'Imana, ninde wafata perezida wa repubulika akamucecekesha? Harya yagubwa neza? Mwibuke ko mwazaniye imivuma benshi ingo zanyu, ababakomokaho n'imiryango yanyu, muzi ko ari imikino. Bapantekote mwibuke ko hari amategeko twari dufite twagenderagaho, twubahaga Imana. Kandi burya nta n'igihugu kitagira amategeko. Ngira ngo no mu muco wacu w'Abanyarwanda tugira kirazira. Kirazira uzajya ubisanga mu ntara no mu turere, hari aho banditse ngo kirazira. Bene data, natwe ku bagenzi bajya mu ijuru twagiraga kirazira mu rwego rw'itorero. Ariko uyu munsi wa none hari ibyagiye bizirurwa, bitewe n'indamu n'ibyo abantu bagamije. Mwishe isezerano mwari mwarasezeranye Imana kuyikorera. Icyambere ari ukwita ku mukumbi mugeza kuri Kristo. Ariko ubu ntabwo icyerekezo ari umukumbi, icyerekezo ni kashi. Nicyo kibazo. Kabiri, ikindi, umuntu yakora ibyaha, yakwica, yaroga, yasambana, icy'ingenzi nuko abazanira amafaranga. Nta kindi kigamijwe, ni amafaranga. Ese muri kureba nubwo mwayakurikiye abahaye amahoro? Mwari muzi ko intebe zanyu abenshi umwuka w'Imana yasanze zikanyereka ziteye mu marimbi? Abenshi bari kurigitana nazo ari intebe zuzuye zimeze nk'izisize amazahabu ariko z'ibyubahiro,